TV Rwanda. Ile ufite cyane uragifite wallahi Chris wewe ndakuzi wewe njyewe amakarita nawe wiburira reka cyane afite reka rese hata naraburisha ubu ngubu nahindutse imanzi nane ukomereka anje nyibona yikwe byaraye kuko uzahacunga uzamura iyi ni garega urashakira umwana agiye kuza kugusura hari icyo nshaka ubuze ko mwagitunganya kimeze neza reka reka nshaka iyo kuza kumubaza zanjoga zawe yateye mani ukureka arafite gahunda none ariko agiye kuza mu none se man we naramuka je simba shaka tugiye kugenda agapeti se nimugoroba urabanza tusigera akantu nyine ndavuga nimugoroba nara kugenda njye nimugoroba umwana bakesha turasasa naye nta kibazo twebwe se n'amasuku se ko tuyazi yewe umva twebwe urasanga ibintu byose biri ku murongo ari ubusafi byataye sana cyane wahita usubira yajyazana n'ibindi byana umwana ni mwiza aguhamagaye se ko naza ugazaza ibyo byo turabikora ni ibintu so bintu bituze telefone isonyera yewe phone yawe iri gusona amani arash my love nayibonye ndagiye uzi murishake twubika yego be nahageze ndaje sawa ujye mu cyumba none ujye kureba ujye kureba mwana ujye vuba mu gine icyumba nibyo byo tubizi ndaje wasangira urwana wada ako gapawuro ubona ni kitaba yiyendera ariko yifunga ko ibyana bikaze ugize ngo biriya byana sinzana bikora bifite umupango ari nta gahunda yo kuvanga agiye kwita ese cyako dukora ntabwo no kuvana mfite mani hano nuzi ko waba waritoze wowe uriya udushya icyo nkwemerera ubundi igihe rito no kugira gutya tukagira kabisa tubona nongeye ndashaka uri gushaka ko tuzakusurisha turunguruka yewe ako kantu asigaye narahomye mani nta bebe ndibona ase ubu nitugiye kwiyica sha urabona ukuntu bimeze oya ntari ahubwo rwo mwe bigiye hotera kano kabari uburyo tubigenda uruka ufite poke okay ngenda nawe noneho reka tanga kata oh no What? oh no tureba umwana mani tukaba natwe nk'abagize uyu yitwa Gapasi ni Gapiri
ni abavandimwe banjye ariko bari ureba bafite ikibazo cyo kugira abarwayi mu nda. Oh no. Ntabwo ujya umuha wowe. Ni abavandimwe bawe? Tuvukana. Kwa papa. Ntabwo uretse gato umufungurire. Gusa mfite ikibazo rwose. Karibu. Chérie, bwiza. A few minutes later. Njye ntabwo ari njye wabiteye oya ari wowe Chris wowe wabiteye ugize ngo Shania ngiye nta kibazo urabyize ibintu bizeye Shania kuzana ibintu byo kuvuga Shania yizeye gute amafaranga oya turamwinjira amutera swingi none wabyebe nyese turaziranye nawe wowe Shania ariko nimba ari bubikore wallahi ndagwa ariko ndabanza ninye igitekerezo ubwo ndabanza turabanza okay ntari Cheka wowe oya ninjye mbanza wowe nigira igitekerezo reka Shania wari umuherekeje uje gukora iki se? jene mu nzu wowe urakibona Mu nzu se nyine muramuje. jewe nyine Yewe abantu bansura nabazana amamodoka bagaparika hariya. ugize ngo Muje n'ubuguru gusa. ngenda Wibene roni n'ibirenge umva ntabwo mwangarekera mu nzu. turakaraba basi zana amandika Asa niyo iwanjye niho bogera. cicitse wowe ko nakubwiye yuko wowe Ugasira imboho gusa. sawa ejo nimugoroba nitwaye Ufite angahe? Naba nagifatika. A few minutes later. ibagati mbona uri aho ngaho bimeze gute wese Chris ari reka nigendere reka njye kureba kare akwase wowe uri kunshikira njyewe Nimunatinda hano. Shani iki bavuze ko ngewe hano bazi. njyewe bundi ntabwo Aho bavuga nari muzi ugize ngo arandabuje reba siwe byose ubite
bagatura mama nyine musengo ndakuzwe ni mwasa kubine ebyiri bisese biri bikinde kubona hanga Rapisi wowe jewe usimubiri hariya hepfo ugize ngo washa inkubira ibintu bidasanzwe tuzo yanga hari inkuba yatanje hari inkuba imbunda nako inkuba ibintu tubonye biragatsirwa n'Imana Chris mbonye noneho inka yabyaye umukobwa uzi icyo kintu kidatangaje Embereza telefone zanje sigarana n'imbwa zawe umva iriya nkuba rwose yaritwishe iriya nkuba Bega abahungu ntabwo yitwa abahungu ari imbwa gutya bigeze aha ngaha ntabwo mbizi Iko kiri uriya muntu mwe nawe ceceka ndakubitira imbwa mbese mu mukozi iki kagiye ababaye rikaza